uburwayi bwanjye muri 2021 bwa kanseri. Ngo aho yahereye kanseri yahereye mu nda. Yahereye mu nda, yafashe ku nkondo y'umura. Bakimara kuyibona barambaze inshuro ya kabiri bayiteruramo inkondo y'umura. Bayiteruyemo rero nibwo nagiye mfata imiti ndayirangiza nje mu kiruhuko. Nongeye kuribwa barambwira ngo yagiye mu itako. Imiti barambwira ngo ibyo mitiweli yishyura byararangiye, ngo imiti bigenewe umuntu narayirangije. Ati kugira ngo tugufashe nukuza ukigurira 100%. Uko ugiye gufata imiti? Ngiye gufata imiti nsabwe 100. Rero nari maze gushira ibintu byaranshizeho, amafaranga narayabuze. Ndashye ndavuga ati rero kwa muganga nyine ntago bakwakira udafite amafaranga cyo gufata tukarya rimwe ku munsi. Nabyo ukabona byagoranye. Ubu nkanjye hashize amezi 2 ibiryo bitetse ntashobora kubirya. Ubwo ubasha kurya iki? Imbuto gusa, nazo izifite isukari nyinshi ntabwo nzirya. Iyo nazibuze ndabyihorera. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye, aho mudukurikiye mwese muri amahoro y'Imana abane namwe. Umugisha w'Imana ubabeho kandi amahoro ya Yesu Kristo niyo tubifurije aho mudukurikiye muherereye. Amazina yanjye nitwa Jerry. Tugiye kubana muri iyi nkuru isa nkaho ari y'ubuvugizi, ni y'ubuvugizi kuko buriya kubana n'abantu no kugira ngo dufashanye kandi buri wese agire icyo akorera mugenzi we cyabasha kumuhindurira ubuzima. Umwami Yesu niwe wavuze ati mbasigiye amahoro yanjye kandi simbahaye amahoro nk'aya isi itanga. Rero ni muri urwo rwego twasuye umubyeyi, amazina ye yitwa Ugirimbabazi Annonciata, ni umukozi w'Imana ariko afite uburwayi mu ntege nke ze afite. Turi buze kugira ikiganiro tukorana no kugira ngo tubagaragarize akababaro afite. Buriya umubiri ni ikintu kibi cyane. Umunyarwanda niwe wavuze ati utazi umwanzi asiga umubiri. Nibyo koko, utazi umwanzi asiga umubiri. Umubiri waguhinduka igihe icyo ari cyo cyose, umubiri warwara, umubiri wabara igihe icyo ari cyo cyose, ariko mu gihe tugihumeka tugifite umwuka tuba tugomba kurwanaho kugira ngo ugaruke mu buzima busanzwe. Uyu mubyeyi rero yahuye n'ibibazo bitandukanye, yahuye n'uburwayi butandukanye, akoresha ubushobozi yari afite n'umuryango we mu byo bari bafite, ntako batagize kugira ngo bamuvuze aho bari bashoboye hose. Icyo bari bashoboye cyose baragikoze. Umuryango nyine urwana ishyaka, ariko bigeraho ubushobozi burashira. Ubushobozi bugeraho burashira. Urumva imiti bitewe n'uburwayi ari buze kudusobanurira. Ubushobozi iyo bushize rero hitabazwa amaboko y'abantu kugira ngo dushyigikirane. Nawe nimba hari ikimana iri bugukoreshe wumvise iyi nkuru, ushobora kuvuga uti narwana ku buzima bw'umuntu. Twarabibonye kenshi mu byo twagiye dukora. Hari abamwishyuriye mitiweli, ni byiza cyane. Ubwisungane mu kwivuza buriya kiba ari igikorwa cy'ingenzi kandi cy'agaciro. Nta nkunga igiba ntoya, abantu iyo bafatanyije babigeraho. Uyu mubyeyi rero tugiye kuganira, nagira ngo mbanyere mu ncamake z'inkuru tugiye gukora. Ni ubuvugizi kugira ngo abashe kwivuza, abashe kubona imiti mu bushobozi bwe. Urumva ntabwo yahereye hano avuga ati nibwo ntangiye kwivuza mumfashe. Oya, yaragerageje n'umuryango w'umurwanaho, ariko bigeraho byanga.
akeneye ubufasha bwanyu, akeneye amaboko y'abantu b'Imana, abantu bafite umutima w'urukundo. Ni ahangaha mukenewe. Kandi buriya Bibiliya yaravuze ngo imirimo y'abera yose hatavuyemo n'umwe izibukwa. Ni inkuru nyinshi zagiye zikorwa, bamwe bakavuga ngo ni pranka, ngo abantu no kugira ngo bagire ubutekamutwe bakuremo abantu amafaranga, ariko buriya ntabwo umuntu yakwicara gutya. Twebwe turi inyangamugayo, turi abakristo, ntabwo ibyo bintu tujya tubijyaho. Kandi nawe ureba ikiganiro, ureba inkuru, ntabwo ubutekamutwe ndakeka ubukora nawe abagaragara. Rero hano twaje gukora ubuvugizi kugira ngo umubyeyi abashe kugera ku ntego ye, yivuze. Reka tuganire mu mwuka we mukeya, arihangana tuze kuganira kugira ngo wowe udukurikiye ubashe gusobanukirwa imvo n'imvano y'uburwayi, umenye n'aho uhera uvuga uti nagira icyo nkora kugira ngo abashe kwivuza. Mubyeyi, amazina ninde? Twigirimbabazi Anonsiyata. Twigirimbabazi Anonsiyata, uburwayi bumeze gute? Watangiye kurwara ryari kugira ngo badukurikiye bamenye ngo ese umubyeyi arwaye iki? Nafashwe na 2019, ntangira kwivuza ku mavuriro mato, ariko banyohereza ku hopitale. Nja Kibagabaga, nja Kacyiru kuri polisi, ngera kuri CHK niyo yabashije kubona uburwayi bwanjye muri 2021 bwa kanseri. Nari maze kubagwa, bambwira ko ari ikizami bashakaga ariko batari barimo kumvura. Bamaze kubona uburwayi rero banyohereza i Burera, ahantu bita Butaro. Niho nafatiye imiti yanjye yose. Byari bigoye, byari bikomeye kubona imbaraga zo kugerayo. Ari ndembye cyane, byasabaga amafaranga menshi, ariko ndagerageza. Nari mfite ibyo nabashaga kwifashisha, ndabitanga, ariko ndivuza. Nza no koroherwa, naca mu cyuma bakambwira ngo uburwayi bwaramanutse, buri hasi cyane. Bagera aho banshyira kuri normal, ndaruhuka imiti, ariko buza kongera burashibuka. Subira nanone kwivuza, subiye bambwira ko yimukiye ahandi mu Itako. Bakomeza kumpa ubufasha rero, baramvura. Nanone nza kongera ndoroherwa, ndongera ndaruhuka, nza kongera kuribwa nanone mu nda, mbona ntangiye kubyimba mu nda. Ni ukuvuga ngo aho yahereye kanseri yahereye mu nda? Yahereye mu nda, yafashe ku nkondo y'umura. Bakimara kuyibona barambaze inshuro ya kabiri, bayiteruramo inkondo y'umura. Bayiteruyemo rero nibwo nagiye mfata imiti ndayirangiza. Nje mu kiruhuko, nongeye kuribwa, barambwira ngo yagiye mu Itako. Ubwo nacaga mu byuma, buri gihe bambwiraga bati genda uce mu cyuma. Akabaho igihe babibonye, akagiye bambwira ati icyuma cyasimbutse, nkasubiramo. Ariko bakayibona, bayibona bakongera bakanyandikira imiti. Kuva 2020 kugera 2023 nafataga iyo miti y'Ibutaro. Mu kwezi kwa 8 2023 barambwira ngo imiti nagenewe irarangiye. 2024 rero ndongera mererwa nabi, subira kubiyambaza. Ngeze CHK barambwira ngo Ibutaro nta muti wanjye usigayeyo, banyohereza i Kanombe barambwira ngo imiti yose bagombaga kuri mitiweli yararangiye. Muri icyo gihe cyose wivuzaga ari kuri mitiweli, ni nayo mpamvu bakubwiye ko ibyo mitiweli ibasha kwishyura byarangiye? Imiti barambwira ngo ibyo mitiweli yishyura byararangiye, ngo imiti bigenewe umuntu narayirangije. Ati kugira ngo tugufashe no kuza ukigurira 100%. Uzajya witwaje 100,000, hanyuma babigukorera ibyo ukeneye. Kuvuga ngo kuri buri randevu usabwa 100,000 uko ugiye gufata imiti? Ngiye gufata imiti nsabwa 100,000. Rero nari maze gushira ibintu byaranshizeho, amafaranga narayabuze.
ndangije ndavuga ati rero kwa muganga nyine ntabwo bakwakira udafite amafaranga, mpitamo kwiryamira ndavuga ati ubwo ngubwo Imana nizankiza cyangwa ikankura mu mubiri kubera ko ubushobozi bwanshiranye. Nta mafaranga nari mfite nayo mariye kwa muganga, bigeraho n'abanyeshuri mbura ayo mbishyurira nabo baracyaraha baricaye. Mfite umwana waragombaga kujya mu wa 6 ubu ntabwo yagiye ku ishuri, naho ubushobozi bwarashize. ni ukuvuga ngo ibyo mituweli murabyumvise, ibyo mituweli yagombaga kwishyura, imiti yari igenewe yarashize, ni randevu abasigaranye ni 100%, kandi urumva ubushobozi bwose yari afite yabushyize babushyize mu kumuvuza mu miti. Urumva n'amatike ahantu hose izo kuruse yagendaga ava Kigali ajya Butaro, ibyo bitaro byose yagiye azenguruka, ni amataransiporo, ni ukurya, ni umurwaza. Urumva ko ari ibintu byari bimutwara ubushobozi bukomeye, kandi utirengagije yuko no mu rugo abana baba bagomba kurya, baba bagomba kwishyura minerivare, n'ubundi buzima bwo mu rugo buba bugomba gukomeza. Murumva rero ko akeneye inkunga yanyu kugira ngo ushobora kuvuga uti nabona iki n'iki nkamufasha. Urumva akeneye inkunga yanyu. Yego, inkunga ya mbere ni amasengesho, ariko burya amasengesho akora mu mwuka. Hano turi kurwanaho ubuzima bw'umubiri, niyo mpamvu hakenewe ibifatika. Ni amafaranga akenewe, ni 1,000 cyawe, ni 100 ryanjye, ni 200 byuriya, byose twabiteranyiriza hamwe tukabasha gukusanya, tukavuga tuti hari icyo uyu mubyeyi w'imbabazi twamukorera. Urumva umwana we nimba yaragiye kwiga mu 6 akaba akiri ahangaha mu rugo, urumva ko ari ikintu kibabaje. Mubyeyi, nagira ngo wenda n'abadukurikiye basobanukirwe ubundi imiti isabwa noneho ni imeze gute. Urumva ko nyine kanseri yimukiye ahandi, inkondo y'umura bamaze kuyivanamo, bazi ko ariho iri wenda birangiye, hasabwa iki? Ese hari icyizere yuko hari ikizakorwa bakayishiririza igahagarara babifatiranye? Bimeze gute? Bari bambwiye ngo nzaza mbanze nce mu cyuma barebe niba ari ibibyimba byagarutse, hanyuma babone kumpangira imiti yo kumfasha. Ubwo rero n'amafaranga yo guca mu cyuma bari banyatse nayo nayabuze. Kugira ngo uce mu cyuma bisaba angahe? Bambwiye ko nashyira 26,000 n'igiceri cy'ijana. Hano hari impapuro turi bugende tuzibacishirizaho kugira ngo murebe buri kintu kimwe cyose, turi buze kuzifata ukwazo kugira ngo zigaragare neza. Izi zose ni impapuro zo kwa muganga yagiye yivurizaho, ni mu bitaro bitandukanye, randevu zitandukanye, turi buze kuzibanyurizaho neza kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Aravuga ati randevu nsigaranye ni ukugira ngo nce mu cyuma ku 26,000 bongere bapime barebe neza. Ariko urumva ko kanseri yo iracyarimo, ariko burya kanseri iyo uyifatiranye ugafatira imiti ku gihe, ukabimenyera ku gihe, ugakurikiza ibisabwa, haba hakiri amahirwe ko ushobora kuyifatirana ikaba yakira cyangwa bakayishiririza. Ni ukuvuga ngo rero bantu b'Imana dufatanyije umurimo, n'undi wese ufite umutima w'urukundo, umutima ufasha, umutima n'ubundi twese tuba tugomba gufatanya. Ni Imana iduhamagarira nkatwe nk'abakristo, n'abandi bantu bose baba bagomba gufatanya kugira ngo bagire icyo bageraho. Ariko hano turi ku kintu bita save the life, turi ku kintu bita gutabara ubuzima. Tabara ubuzima bw'uyu mubyeyi, nawe Imana izagira icyo igukorera. Ubundi baravuga ngo gira neza wigendere. Hano turi gutabariza uyu mubyeyi kugira ngo abashe kubona imiti, abashe kuba yanyura mu cyuma, abashe kwivuza. Urumva nimba barakuyemo inkondo y'umura, ababyeyi barabyumva cyane, ababyeyi byo barabyumva. Inkonda y'umura ni kimwe mu gice cy'umubiri ku badamu kiba gikomeye cyane. Rero wowe ubyumvise hano,
inkunga yawe irakenewe kugira ngo uyu mumama yivuze. Randevu bari bakubwiye ko itagomba kurenza ryari utagiye guca mu cyuma? nari nababwiye yuko amafaranga yo kwivuza 100% ntayabona, hanyuma barambwira ngo njye nza mu mezi 3 rimwe ngo bandebere uko kanseri ingana, ngo mu gihe nkitegereje yuko nabona ubufasha bwo kuza bakankorera ibyo ngibyo. Rero amezi 3 yarangiranye no ku kwezi kwa 8. Urumva mu mezi 3, urumva niyo bari bamuhaye mu gihe atari yabona amafaranga yo kwivuza 100%. Tubibutse ko 100% bari bamubwiye kuri buri randevu ko yajya agenda witwaje 100,000, nibyo? Iyi 100,000 bakabona kunshyiriramo imiti. Kugushyiramo imiti 100,000, twakongeraho no kucisha mu cyuma 26 n'igiceri cy'ijana. Okay. Ubwo ni 126 n'igiceri cy'ijana. Ntabwo ari amafaranga menshi. Dukusanyije inkunga yanjye, inkunga yawe, tubifatanyije byakunda. Kandi urumva randevu y'amezi 3 amaze kubahakanira ko 100% atabasha kuyabona haciye amezi 3. Muri ayo mezi 3 nubwo ubushobozi atarabubona, ariko indwara yo ntabwo ihagarara. Indwara irakomeza, iyi ndwara irakomeza igakura. Kandi turabibutsa ko iyo habonetse uburyo bwo kwivuza, muganga nicyo ababereyeho, ariko kwa muganga nyine ntago wagenda ngo bakuvurire ubuntu, ni amafaranga, ni ubushobozi busabwa. Yego, inkunga y'amasengesho ni byiza, ariko hano turi kuvuga ku kintu cyerekeranye n'amafaranga n'ubushobozi kugira ngo kanseri babe bayihagarika, babe bayishiririza. Urumva iyo uyifatiranye urayishiririza ikaba yahagarara, mbese aho iri kahaguma ntibashe gukwirakwira mu bindi bice bisigaye. Niwe rero bantu b'Imana turagira ngo tubinginge ukorwaho n'umutima wo kuba yafasha, yaza kugira icyo akora. Mubyeyi, haramutse hagize umuntu ukorwaho akumva akavuga ati ndashaka gukorera umugisha, turaza gushyiraho nimero, wenda baza kuza gushyiraho bikaza kugenda neza, nibyo biraba byiza. Ubu burwayi bwa kanseri ni uburwayi bubiba ubwo nyuma y'amezi 3 arangiye. Haramutse habonetse amafaranga wazajyayo ryari? Habonetse amafaranga, abonetse nahita njyayo kuko igihe cyarageze kiranarenga. Gahunda nyine randevu ni kuri Butaro, i Kanombe nibo bazankorera ibyo. I Kanombe nibo bazagukorera, nibo bafasha abantu barangizanyije na mitiweli. Isaha yose nabonera amafaranga, nta munsi nta n'igihe nahita ngenda. ni ukuvuga ngo ku bitaro bya Butaro bakora nabo kuri mitiweli nibwo bagukoreraga? Niho bankoreraga. Barangije barambwira ngo hari imiti ibigenewe umuntu, iyo miti bimeze nk'imfashanyo, ngo niyo baguha kuri mitiweli. Ngo narayirangije rero, iyo nabona ubu niyo kujya Butaro nkigurira. Uzagenda Kanombe? Kanombe. I Kanombe naho hari ubushobozi bwo kuba bagukurikirana bikamera neza utiriwe usubira Butaro? Yego. Murumva ko ibitaro ntabwo ari ngombwa yuko bazasubirayo, n'ibitaro bya Kanombe byazabasha kumukurikirana. Reka twizere Imana ko hari icyo izakora. Ntago ari ngombwa yuko ikiganiro kiba kirekire, ahubwo biba bisaba kugira ngo umuntu abyumve kandi yumve uko byari bimeze n'ibisabwa. Igisabwa nakibabwiye, ni amafaranga. Amasengesho arakora yego, ariko ni mu mwuka, akora mu mwuka. Ariko hano turi ku kibazo cyo gukiza umubiri, kandi igikenewe mwacyumvise ni amafaranga. Biba amafaranga uzasarura amafaranga, biba amasengesho nawe bazagusengera. Ni byiza rero yuko umuntu tumugira uwacu kandi tukabasha kugira icyo tumufasha, bizaba ari byiza. Mama akomeze wihangane, ubwo twe tuba dukoze ibyacu, Imana nayo irakora ibisigaye. Nuko murakoze. Komeza ubwarubukira, wizere Imana bizamera neza. Yego. Amen.
abadukurikiye, ubwo turaza kubashyiraho nimero hejuru, mwaza gushyiraho ubushobozi cyangwa ubufasha bwanyu. Nimero iri muri screen niyo mwaza gushyiraho ubufasha bwanyu. Murakoze cyane. nk'uko mubyumvise mu kiganiro twagiranye n'umurwayi ndetse n'umunyamakuru wacu, ese mami mu buzima busanzweho umeze gute? byo kurya se urabibona? mbese ubona abantu se bagufasha bagusura kugira ngo utiheba, bitewe n'uko iyo umuntu arwaye hari ubwo acika intege no kuba ari wenyine cyangwa se icyo akeneye atabasha kukibona. yaba hari uburyo ubonamo ubundi bufasha? nta bundi bufasha njya mbona kubera ko ndwaye igihe kirekire. abantu babanje kujya bansura ariko nabo sinabarenganya, si no gucika intege, nabo basa nkaho bageze aho babura icyo banzanira. kandi kubera ko nanjye narwaye nyine ntakibasha gukora, ibintu byagiye biyoyoka, no kurya biragorana, tukabona nk'indyo imwe kubera usanga turabona nk'umuceri gusa, ugeraho nawe ukabura. fata igihe cyo gufata tukarya rimwe ku munsi, nabyo ukabona byagoranye. nk'ubu nkanjye hashize amezi 2 ibiryo bitetse ntashobora kubirya. ubwo ubasha kurya iki? imbuto gusa, nazo izifite isukari nyinshi ntabwo nzirya, iyo nazibuze ndabyihorera, akomeza nkumva ndi guhangana n'igifu nyine nabibuze. ariko kubera ko mbona nta kundi nabigenza, ubushobozi bugenda bushira ndeba. mbere byarabonekaga nyine n'abana bakiga, ariko ndi kubona aho bigeze n'abana ku ishuri byahagaze. bivuze ngo n'abanyeshuri bari ufite ntabwo bari kubasha kujya kwiga kubwo ubushobozi bwamaze kukubana bukeya? nari mfite umwana wigaga ibyumba, noneho kubera yuko najyaga kwa muganga urugo rugasigara rwonyine kandi harimo abandi bana 2 batoya, muvanamo mushyira muri prive kugira ngo yige aba mu rugo, ajya asigarana n'abana. ahantu yigaga nishyuraga 240. uyu munsi mu wa gatandatu bashyize kuri 290. nta mafaranga na make rero ndashyikira, barakicaye. undi yiga muri leta muri 9, bari gupfa kugenda, ariko nawe igihembwe cyashize byarangiye ntakishyuye. nawe ejo arimo kumbwira ngo babashyize mu ishuri rimwe, ngo ari abana bose batishyuye ngo baziga ari uko bamaze kwishyura. ndamubwira ati wowe ihangane ukomeze ugende ku ishuri, ntuzabona usigayemo wenyine aba aribwo uzabireka. ndabizi muri leta ntabwo bakwirukana umwana gutyo. muri ubwo buryo rero tubayeho, icyo tubonye turakirya, twakibura tukiyicira. umuryango we ntabwo ikibasha kutugeraho, yaraturambiwe. nakubwira ngo komera kandi wihangane. mbwira inshuti zacu zidukurikiye, murumva ko uyu muryango ukeneye ubufasha rwose. mwebwe mwese mudukurikiye, ubufasha bwawe uko bungana burakora. warambura ukuboko, ubushobozi bwose ufite wikiga ngo ni bukeya, fasha uyu muryango kugira ngo n'imibereho ibashe kuboneka. ndetse urumva ko hari n'ikibazo cy'abana batari kubona ubushobozi bwo kwiga. ibyo byose mwafasha uyu mubyeyi, ndetse no kubona imbuto, kuko amaze igihe arwaye kurya ntibishoboka. hari ibyo adashoboye kandi ibyo ashoboye ntabifitiye ubushobozi. mwebwe mwese rero mwagira icyo mukora, umuntu wese mu bushobozi afite agakorera umugisha. rero n'ubundi turi muri cya gitondo cyo gusengera abarwayi,
n'uyu nawe ni umurwayi muri babandi dusengera tutazi, ariko bibaye ngombwa ko tugera kuri tere aho arwariye. Reka rero dufatikanye ndetse n'abadukurikiye bose dusengera uyu murwayi kugira ngo imbaraga z'Imana zikora imirimo, nawe ziguhagurutse kandi wizere Imana ibasha kugukiza. Nubwo ubona ko wageze kure, nta hantu kure wageze Imana itagukura. wenda bizi ko Imana ishoboye byose. Yego. Nubwo ndwayemerewe nabi ariko ntago njya ntakaza ibyiringiro. Imana niyo data. Imana irashoboye, twizere Imana kandi n'abadukurikiye nabo turabaza abantu baracyafite umutima w'imbabazi hamwe no gusenga Imana. Amasengesho yego arakenewe, ariko hakenewe n'imbaraga z'amafaranga. Rero nakubwira ngo komera, dufatikanye dusenge n'abandi bose badukurikiye, dufatikanye muri iryo sengesho kandi nawe wizere ko tugiye kugusengera Imana. Yego. Mwami Imana yacu nziza, uri mwiza, turagushimiye. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mubyeyi ari muri ba barwayi dusengera bari impande z'isi zitandukanye. Nunyemerere cyane imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Nicyo cyatumye Yakobo yandika aravuga ngo kandi isengesho rigizwe n'umuntu ufite kwizera, ngo iryo sengesho rihagurutsa umurwayi umwami akamukiza, kandi iyo umwami amukijije ngo aramuhagurutsa, bityo ngo ibyaha bye byose akaba bibabariwe. Imana ishimwe. Turasenze rero dusenga kugira ngo imbaraga z'Imana zibashe gukiza uyu murwayi mu izina rya Yesu Kristo. Duhagaritse imbaraga zose z'uburibwe, duhagaritse imbaraga zose zimwihebesha mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kube kuriwe, uze ukore kuri buri gufwa, ukore kuri buri musokoro, buri nyama, buri rugingo rwose ahababara. Imbaraga zawe zibasha gukora imirimo. Turabizi neza ko imiti ubasha kuyikoreramo kandi ubasha gukiza umuntu unyuze no muri iyo miti. Nyemerera cyane igisabwa cyose ugikore nk'Imana, kandi imbaraga zawe zimukize, zibashe kumuhagurutsa ubwo azaba ari muzima. Tubyina isinzi tuvuga ko Imana yakoze imirimo ikomeye. Tuzongera twifatikanye n'aba bene data dufatikanije n'ubundi muri iri sengesho, twongere tugushime. Urakoze kuko uri umwami. Unyemerere cyane aho twebwe tutabasha kugeza ikiganza cyacu, ikiganza cyawe kirahagera, kandi aho tutabasha gukanda, ukuboko kwawe kwiza kumukande, yongera abyuke, ashinga ibirenge bye, agende, umubiri we wongere ukore muvoma z'abantu bazima, kuko imbaraga zawe twazibonye zikora imirimo itandukanye. Mu bugiye gutabara muri iri sengesho rya buri gitondo, uyu mubyeyi nawe atabarwe muri bo, kandi imbaraga y'igitangaza ibonekere ku buzima bwe, bibere ikimenyetso abizera bose ko imbaraga zawe zikiri mu ruhande rw'abakwizera. Nawe rero agize kwizera mu mutima we, turamusengeye kugira ngo uko kwizera gukora imirimo, ibasha gukora igitangaza kimuhagurutsa. Urakoze kuko ubikora mu izina rya Yesu, amen. Ndeka dushimire mwe mwese mwari mudukurikiye, kandi tubwiriye umurwayi ngo nakomere. Imbaraga z'Imana ziri mu ruhande rwawe, uhumure, ntabwo Imana izaguta. Imana iguha umugisha. Yego, murakoze.